twongeye kubasuhuza mwebwe abadukurikiye nanone kuri uyu murongo mubwiriza online TV, tubashimira kubwitange n'ubufatanye bwanyu, uburyo mudahwema kudukurikira, tubona ibyiza mutugezaho kandi natwe turahurira ngo tubagezeho ibyiza, cyane cyane iyobokamana, ijambo ry'Imana ndetse ibiganiro bitandukanye n'indirimbo zitandukanye kugira ngo bashe kudufasha muri uyu murimo. Tukaba tuboneye rero kubashimira cyane kandi tunasuhuza abari hakurya y'igihugu turimo, dore ko turi mu gihugu cya Amerika. Tukaba dushuje abanyafurika, abari muri Congo, dusuhuje imiryango yacu cyane iriyo, dusuhuje abamamani bose muri rusange, twongeye kujabuka hino dusuhuza u Rwanda n'abanyarwanda tuvuga ngo mukomere cyane, dusuhuje ibihugu byo hirya bitandukanye, ari Buraya, mu Bubiligi, mu bihugu byose abadahwema kudukurikira, abumva n'ururimi tuvuga, turabasuhuje mwese tuvuga ngo Imana ibaho umugisha kandi Imana ibakomeze. Uyu munsi twaje dufite icyo dushaka kubagezaho, ariko mbere yuko tukivuga dufite n'umuvandimwe ruhande, nawe namureka akabibwira, dore ko adufasha muri byinshi kandi nabo baturi hafi muri byinshi. Ndabatari ubwa mbere ageze kuri uyu murongo cyangwa se kuri iyi channel, nawe ndagira ngo abasuhuze kandi anabibwire. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Nanjye nkaba ndi mwene so Janvier, uyu akaba ari my big brother. Nkaba nishimiye kubana namwe muri uyu mwanya mugufi Imana ikidutije, kuko ubu buzima bwacu turimo mu by'ukuri ni intizanyo. Ababimenye ni byiza, n'abataramenya ko ubu buzima turimo ari intizanyo, mu by'ukuri turabakangurira kumenya ko ubuzima turimo ari intizanyo, kandi tubakangurira kwiyegereza Imana kugira ngo tuzabane mu bwami bw'Imana yaduteguriye. Ubwo rero nanjye nshubuje bene data bari hirya no hino, abumva uru rurimi tuvuga, cyane abari muri Congo, tunabihanganisha kubw'intambara bamazemo igihe. Mu by'ukuri ntakaba ntigashire, mwihangane nubwo bwose benshi bari kuvanwa mu byabo bagahunga bitewe n'intambara z'amasasu n'imbunda. Mwihangane, mukomere, Imana izabarengera igihe nikigera, kuko twumvise ko ijambo ry'Imana ryatubwiye ko isaha y'Imana yigeze, Imana ikora ibyayo. Mu by'ukuri rero mujye mukomeza mukurikire ibi biganiro byiza bigamije kutwigisha, bigamije kuduhugura, kugira ngo tutirara tukibagirwa yuko turi abagenzi bagenda bagana mu bwami bwo mu ijuru. Dukomeze twitegurire ejo hazaza heza mu buryo bw'umwuka. Imana ibaho umugisha abadahwema kudukurikira kuri iyi channel umubwiriza online TV. Imana ibahereza umugisha, kandi n'ibyo mukora byose bijye bigenda neza kubera umugisha Imana itanga. Murakoze. Yego mwene data, Imana imuha umugisha. Ni murumuna wanjye kandi nkunda cyane. Nkaba mushimiye cyane bwo kwitanga no kuza kuba ari kumwe natwe uyu mwanya. Tunababwira ko mfite indirimbo twashutinze cyangwa se twamaze kuririmba itarajya hanze. Tubashishikariza gukomeza kudukurikira, igomeza ishobora kujya hanze mbere ya kino kiganiro, ariko inagiyeho nyuma y'ikiganiro byaba byiza. Ibyiza byose biva ku Uwiteka. Twasaba ko mukomeza kudukurikira kandi mukomeza guhanga amaso cyangwa se gukurikira iyi channel yacu
kugira ngo mubashe kumva ibyiza tugenda tubagezaho biturutse ku Uwiteka. Nk'uko bivuze, muri Kongo hari intambara nyinshi zitandukanye zikomo gusa ni Afurika hafi hose, ndetse muri kumva ko n'ibibazo byakomeye Uburusiya butera Ukraine, ariko ibyo byose bigenda biba nk'ubuhanuzi, kandi byose bigenda biba Uwiteka abibona kuko hari impamvu biba. Tukaba rero tubabwira ngo mukomere cyane abari muri Ukraine, Imana ibakomeze kandi ibarengere. Ijambo ry'uno munsi twateguye ni ikiganiro dushaka gutaramana namwe, ikiganiro kidufasha kugira inama cyangwa se kuganiza abadamu, kuko baravuga ati ngo ntago ribara umukuru nk'uwaribonye. Hari ibintu tukabona bitagenda neza, tukabona bitari muri gahunda nk'uko Imana yabishatse. Ubwo rero umuhati n'umwete Imana yadushizemo, tukaba tugize ngo tubaganirize ku kiganiro cy'abamama bubatse ndetse n'abashaka kubaka, kugira ngo uwubatse amenye uko agomba kwitwara muri iyi minsi, utarubaka nawe amenye uko azabyitwaramo igihe azaba yubatse. Ni mpamvu nagira ngo dusome ijambo ryanditse mu Itangiriro 2:18. Itangiriro 2:18 haragira hati, kandi Uwiteka Imana iravuga ati, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Mwene data turi kumwe arayobora isengesho rigufi kugira ngo tubashe kwinjira mu kiganiro neza. Imana ibaho umugisha. Uwiteka amanshora byose, mungeri ubugingo bwacu, tugushimiye ko ukomeje kuturinda, ukaba wemeye ko uyu munsi tuba tukiriho, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko uduhaye aka kanya kugira ngo twongere dutarame, twongere tuvuge ineza yawe, twongere tuvuge amahoro utanga yo mu buryo bw'umwuka ataraye mu buryo bw'umubiri. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ngwino rero wiharire aka kanya, ibyo turavuga byose bibe ibyo gufasha abazadukurikira, bibe ibyo gufasha data imitima y'ubwoko bwawe, maze izahembuke kubw'ikiganiro turagira ahangaha. Ngwino Mwuka Wera utuyobore, utangira no guhera uko tuyoborwe nawe, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Muraza kutwihangana rero, mikoro iradutengushye. Mikoro ziradutengushye, ariko ndibaza ko biraza kugenda neza. Nidutenguha nazo zitari zaza, twakoreshaga amajwi twajya kuvuza ingoma tugakoresha amaboko yacu, ariko turadukoresha ihari kuko iyi ntari kuvuga cyane. Niza kuzima nta kundi turakoresha uburyo Imana idushoboza, cyangwa se uburyo Imana yaduhaye. Muribaza ati mbese ko utangiye usoma ijambo ryo mu Itangiriro ukatubwira ati, kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Waba ugiye gusezeranya abantu, cyangwa se haba hari mariage? Erega mariage ziba buri munsi, no mu ngo zacu twari dukwiye kujya tugira mariage uko bwije nuko bukeye, tukavugurura, kuko hari ibintu bigenda nabi mu buryo butari bukwiye, mu buryo abantu batari bakwiye kunyuramo cyangwa gukoramo. Ugasanga umufasha n'umugabo babanye mu nzu, ariko umugabo n'umugore bameze nk'aho ari bibyara, ibintu mu nzu ntabwo bigenda neza. Ariko uyu murongo wo mu Itangiriro 2:18 ngo nuko Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Umufasha ni iki? Umufasha ninde? Ni ukuvuga ngo umugore, nubwo wenda abantu benshi bateye bakunda kumva umuntu avuga iryo jambo umugore, nimugire ngo turabubahutse, ariko ni ijambo ryiza. Bibiliya ivuga umugore ni ijambo ry'agaciro.
ngo reka muremere umufasha umukwiriye. Burya umugore cyangwa se umudamu ni umufasha. Umufasha wawe rero ntabwo aba ari igikoresho, ntabwo aba ari ingoma bakubita, ahubwo ari umuntu uje kugira ngo mwuzuzanye, agufashe bya bindi bikunaniye, agufashe bya bindi udashoboye, hanyuma mwuzuzanye. Nge rero ngeze ku kintu cyo kuzuzanya, nagize amahirwe yo kuba umujyanama w'ubuzima cyangwa se umanimateur de santé. Nakora ku kigo cy'ibitaro, ndi umuhuzabikorwa w'abaganga n'ababyeyi, dushinzwe ababyeyi bonsa n'abatwite, kureba uko imikurire y'abana igenda, kureba uko ababyeyi bita ku bana babo. Ibyo rero byamaye experience yo kuba namenya umugore ni iki, ese abagore cyangwa se ababyeyi bari mu mwanya wabo, mu nshingano bahawe, kumenya umugabo cyangwa se kumenya umugore. Ibyo ngibyo mu ngo zanyu biragenda neza. Niyo mpamvu abantu benshi bavuye mu nshingano zabo bajya mu nshingano itari iyabo, bahawe ijambo rivuga ngo kuzuzanya. Mu mwanya wo kuzuzanya, abagore baryumva nabi ngo baha uburenganzira bwo kwitwa uburinganire, ngo hari uburinganire, ngo ubu umugabo n'umugore ngo bararinganiye, ngo itegeko ryaje ngo ni ryo ko umugore ashoboye, umugore ahawe ijambo ashobora kuvuga. Mpamvu gushanga bamwe babaye ba pasiteri, baravuga rwose, abandi babaye abahanuzikazi, ugasanga umupasiteri kazi ashumbye inama abagabo abasaza n'abasaza b'imvi, umugabo nawe yicaye aho ngaho, ngo umugore ngo natwe twahawe ijambo. Kandi Bibiliya avuga ngo iyo umuntu burya yigisha aba ategeka. Muri rya jambo Bibiliya ibwira umugore ati, kuko nanga ko umugore yigisha cyangwa ategeke umugabo. Ibyo rero byavuyeho, abagore babyikuriraho ngo kiliziya yaciye kirazira, ngo Uwiteka amaze kujya ku musaraba ngo aravuga byose birarangiye. Oya, ibyo siko bimeze, mwabyumvishe nabi. Ndakangurira ababyeyi, ndakangurira abagore kugaruka mu nshingano zabo. Noneho 2:24 hakavuga hati, nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi ntibabe bakiri babiri ahubwo bakaba umuntu umwe. Ni ukuvuga ngo umuntu uzasiga se na nyina ninde? Ni umugabo. Kubera vanga yavuga ngo umuntu azasiga se na nyina. Kandi na Bibiliya kuvuga Uwiteka ajya kurema, yaravuze ati reka tureme umuntu dusa. Ngirema Adamu. Imaze kurema Adamu, niwe muntu Imana yamanje kurema mu ishusho ye, iramusinziriza, imukuramo urubavu, ubwo rubavu iruhindura umugore. Izina umugore ntabwo ari Imana wari mwise, ni Adamu wari mwise. Avuga ati uyu ni umugore kuko akuwe mu rubavu rwanjye, azitwa umugore kuko yakuwe muri nge, nakara ko mu mara yanjye, ni igufa ry'amagufwa yanjye. Nicyo gituma rero biravuga ngo umuntu azasiga se na nyina, abane n'umugore we akaramata. Abane n'umugore we akaramata. Ntabwo ari ukubana by'igihe babandi bajya gusezerana bagafata garanti, bakavuga ati reka dufate imico twasanze dusezerane umwaka umwe cyangwa imyaka 2. Oya, Bibiliya avuga ngo babane akaramata. Nta garanti ihari, ahubwo ni ukubana akaramata. Rero nge ngasanga abagore baravuye mu nshingano zabo, imirimo bayiharira abakozi. Twamaze gukira, twagezeyo, twabonye amafaranga, umukozi niwe urasasa. Nta mubyeyi ukibuka umugabo cyangwa se ngo basasa bate. Umukozi niwe urateka ibiryo by'abana, amenye ibyo by'umugabo. Umugore nataha, wa mukozi we watetse, wagize ibi n'ibi, wagize ibi n'ibi. Umugabo navuga ngo se umukozi ntiyabikoze, umugabo navuga ngo umukozi, navuga ngo umukozi. Ibintu byose byabaye by'umukozi. Niyo mpamvu usanga ingo nyinshi ziri gusenya, abantu bari gukora amadivorce uko buje nuko bukeye, kubera abantu benshi kutamenya inshingano zabo. Hari umwaka wize gutambuka numva muri Afrika, mu gihugu navuze,
ngo amadivorce y'abantu batandukanye cyangwa se abantu babashije gukora divorce, abantu ingo zirenga 1000 hafi na 100. Izo ngo 1000 zose zatandukanye kubera iki? Kubera guta inshingano, kutamenya inshingano zawe. Ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akaba n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Ese kuki muzana amacakubiri mu mago yanyu, ukumva umwe ngo ibi ni ibyanjye, ukumva undi ngo ibi ni ibyanjye? Kibyo nkunda kubibona abantu bakora ama divorce, abantu bari gutandukana, akaga numva batangiye kugabagabana ibintu, batangiye kugabagabana ngo ibi ni ibyanjye, ngo umugabo yantwariye imodoka, ngo umugore yantwariye imodoka. Nibyo nababwiraga nyine ko abantu b'ababyeyi cyangwa se Adamu bavuye mu nshingano zabo, imirimo myinshi bayihariye abakozi. Ariko nabo byari byiza ko abantu bacocorana bapfa ibintu, nanone abantu bakaba mu nshingano zabo. Nagira ngo mbakangurire bashiki bacu, bavandimwe, badamu mwubatse, nango bakobwa mushaka kuzubaka, kugira ngo abubatse mumenye inshingano zanyu, nawe mushaka kuzubaka mumenye ko mugiye kandi ari cyo mugomba gukora. Yo kuvuga ngo ugiye ngo uringaniye n'umugabo, ngo hari n'ubana nagiye numva batajya gucocera bavuga ngo ni 50-50. Ibyo bintu ntago biva mu rukundo, ni bya bindi by'abantu bajya gushaka bashaka ibintu. Ariko nimba ushatse ukeneye kugira ngo ubane umugabo wawe akaramata, ubane umugore wawe akaramata, ugomba kugenda ufite purpose cyangwa se ufite intego y'ikikujyanye, ukamenya ngo uri umugore. Umunsi uzabona wahindutse umugabo uzavuga ati turaringaniye. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo buri muntu wese abe mu mwanya we, umugabo amenye inshingano ze, umugore amenye inshingano ze nk'umugore mu rugo. Kuko umubwiriza 4:6 niwe avuga ngo imigani 24:3 haravuga ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo. Umugore w'umunyabwenge yubaka urugo, yahaguruka abana bakabita umunyamugisha, umugabo akavuga ati mu bagore bose urabaruta, nta mugore uriho nkawe. Mbivuze kubera iki? Kuko umugore akiri mu nshingano ze. Umugabo akavuga ati ndi umunyamahirwe, mu bagore bose urabaruta, ninjye washatse. Ibyo bivuze kubera iki? Kuko umugore ari mu nshingano. Ntabwo kuvuga ngo urabaruta ari uko uri inzobe, igikara, ufite uburanga busumba ubw'abandi, ahubwo ni imico aba akubonaho. Kubera avuga ngo uburanga ni ubusa, ubutoni cyangwa se uburanga ngo burashukana, ahubwo imico yawe niyo ituma avuga ngo uyu muntu ni mwiza. Abantu bavanga uri mwiza babonye ibintu inyuma, bakubonye uko usa, bakubonye uko ugenda. Ariko umugabo wawe nabagushimira inzobe, nabagushimira kuri igikara, ahubwo umugabo wagushatse agushimira ko ufite imico myiza. Rero imigani ikavuga ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo. Ngiye nkunda cyo gitabo cy'imigani kuko kirimo amagambo y'ubwenge menshi. Nanone ukumva abantu bakavuga ngo ngewe nga kugira ngo mbe mu rugo rukennye, naba mu rugo rukize, nta mugabo ngo yankubita ngakankubita iwagisi. Uretse ko mu bakristo cyangwa se iwacu ibyo bidahari, nabo byabagamo ngira ngo byavuyeho. Nta gukubitwa, n'inka zigikubitwa, nta matungo ntagikubitwa, nta mugore ugikubitwa. Ntabwo yaba byiza kubita umugore wawe, kuko umugore wawe ni wowe ubwawe. Niba ukeneye gukubita ujye umanza wikubite, wumve ukuntu bibabaza, umenye ko nugiye gukubita arababara. Rero kuvuga ngo kugira ubutunzi bwinshi ngo bakubita igitenge, ngaho kugira ngo urire mu myotsi, ngo warira muri Range Rover cyangwa se muri V8, ngo umugabo akagukubita akakunoza ngo uri muri V8. Ibyo ngibyo ni ukubura ubwenge. Ibintu nupfa ntabwo uzabitwara, byose bizasigara ku isi. Ibintu ni ubusa, ahubwo icy'ingenzi ni ukuba mu bintu uzi ibyo urimo. Rero umubwiriza nk'ijambo nakunze cyane, nk'igitabo nkunda cyane, ari nayo shingiro y'icano yacu. Umubwiriza 4:6 haravuga ngo uduke turimo amahoro turuta byinshi birimo intonganya n'amahane. Mena.
amen. Ufite ibintu byinshi ugatunga, ukamutunza, ugatunganirwa, ariko ukabura amahoro, utari umupfapfa, ntabwo byakunezeza, ntabwo byakunezeza. Ahubwo duke nahitamo kunywa amazi, nkarya imboga nsa zitagira n'indisho, ariko nkagira amahoro. Rero abakobwa benshi bajya kubaka bakurikiye ibintu, bakavuga kugira ngo mukene, ngo tugire amahoro, ngo dufite ubusabusa, ngo twagira ubutunzi, twagira ibintu byinshi. Umugabo naho yankubita akaza yigeze gute, ari agasiga yamaye amafaranga yo guhaha, agasiga yamaye amafaranga yo kurya. Ibyo byose ni ukubura ubwenge. Ejo bundi rero twashinguye, nta kiyajyanye, imigambi irashira, ibintu bigashiriraho. Iyo ugiye ugenda nk'uko waje, ibintu nk'uko umubwiriza avuga ngo ibyo waruhiye byose bigasigara birya n'utarabiruhiye. Ibyo rero tugomba kubimenya kandi tukabisobanukirwa. Muzasome Itangiriro 1:26 muzabyumva. Reka turebe Itangiriro 3. Itangiriro 3 dusoza ya tuganire, murabona ko turi n'umuvandimwe, tuganire twumve icyo atubwira. Ni Itangiriro 3 umurongo wa mbere. Haravuga ati, inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye, ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti, nimuzarye ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi? Hano muri kubumva kuri uyu murongo ni ahantu Eva yari atandukiriye, asiga umugabo we, ageze hirya gato aho umugabo atari, ahura n'inzoka. Inzoka yari inyamaswa ngisumbya ubwenge n'uburiganya izindi nyamaswa zose. Ntabwo yakururuka nko kubona zikururuka, yagendaga yemye, iraziganira na Eva. Maze kuganira na Eva, icyaha kinjiye, umugore nawe abaragiye, abwira umugabo, ahendahenda umugabo we ati, nawe jyaho wumve. Abantu bagifite confusion, bavuga ati, mbese ni iki cyakozwe? Icyakozwe nta kindi, ni ubusambanyi bwabaye aho ngaho, niho ubusambanyi bwatangiriye. Eva aba aragiye, abagana n'umugabo we, umugabo nawe abariyeho, amaze kuryaho icyaha kiba kirinjiye. Niyo mpamvu inshingano nyinshi cyangwa se kondisiyo nyinshi iri ku bagore ivanga, kuko nanga ko umugore yigisha cyangwa se ngategeka ku mugabo, nuko icyaha kiya kuza cyahereye ku bagore. Nkababwira mwababyeyi mwe, mwemere mwakira agakiza nk'ijambo ry'Imana, muhindukire, muve mu byo murimo, muve mu byo mwibwira, mubashe gukora ibyo umwami ashima, mubashe gukora ibyo Imana ishaka. Abatarakizwa mukizwe, mumenye ijambo ry'Imana, mubashe guhagarara mu nshingano zanyu. Murebe kureba ingo z'abandi ngo niko zubakwa, ngo mbese nguriya we ngo karusaziyemo, ngo uzi ngo umugabo ameze gute. Wowe ubwawe umenye kubaka urugo rwawe n'umuryango wawe, kuko inshingano ntago ziri ku rugo rw'abandi, ahubwo inshingano ziri kuri wowe n'urugo rwawe. Mwemere mukurikire icyo Imana ishaka, mukore ibyo umwami ashima. Twagomba gusoma reka turebe Matayo, twumva uko atubwira. Turi gusoza kandi tujya tuganire. Reka turebe Matayo twumve icyo avuga. Matayo twumve Matayo 19 icyo atubwiye, hanyuma dukomeze n'ikiganiro cyacu. Matayo 19 umurongo wa 4 haravuze ati, nawe aramusubiza ati, nimwari mwasoma yuko iyabaremye mbere yaremye umugabo n'umugore? Ngo mbese nimurasoma yuko iyabaremye mbere yaremye umugabo? Aho ajya kuvuga hose ivuga umugabo first. Yaremye umugabo n'umugore, ikababwira iti, nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina, akabana n'umugore we, akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Aho iyo ni Matayo ibitubwira. Ni inama mbagira mw'abantu mwe. Bibiliya niyo itubwira neza, ikavuga ati, nimwemera mukumva, muzarya ku byiza byo mu gihugu, nimutagwa isari muzajya ku byiza byo mu gihugu.
Imana ibahe umugisha kandi bakomeze. Mwababyeyi mwe nabaganizaga mwebwe mugiye kubaka, naganizaga mwebwe mwubatse kugira ngo mumenye inshingano zanyu. Nta munsi n'umwe umugabo wigeze areshya cyangwa se arengana n'umugabo ngo Bibiliya ivuge ngo ubu n'uburinganire. Ibyo nimwe mubyizanira, nta n'igikora kimwe cyiza kivanga n'uburinganire. Yaravuze ati ni ubwuzuzanye. Ubwuzuzanye nibwo bwubaka urugo. Mukuzuzanya, mukajya inama, mugashyira hamwe, mukareka ingo zanyu zitarabasha gutera imbere. Inshingano kuzirekera abakozi mubireke. Abakozi ni mpamvu kugira asanga umugabo mu rugo yagize abagore babiri. Yagize umugore we yasezeranye nawe w'isezerano, akajya n'umugore w'umukozi. Ugasanga umukozi sino kuvanga afite uburanga n'abagira uburanga, ukumva umugabo yatangiye kumubenguka mu mago kubera umugore yatereranye umugabo. Nanone merutse kumva ikindi kintu nibagiwe. Abagore bafata icyemezo ku giti cyabo bataganiriye n'abagabo mu ngo, ugasanga byabyeze kuvanga ngo nukuboneza urubyaro. Hari uhantu ndetse kumva urugo rwarugiye gusenyuka, mwabadamu mudukurikiye, ari abasenga n'abadasenga, kino kiri mu cyuba mwese mugifite ikosa. Mukabona kumvikana ku cyo murakora. Ugasanga umugore afata icyemezo ku giti cye, umugabo ntabwo yabana n'umugore, kandi umugore azi inshingano ze. 2-3 ukwezi kwa mbere muraza kubyumva. Umugore agahindukira akareba ivure. Umugabo yabwira umugore nimba se ari gahunda yo kubaka urugo. Umugore ngo mbiswa ngo nureba umwana dufite ngo uzuka ngana ngo tumukurikize ngo dushireho undi. Noneho umugore mu mwanya wo kubaka urugo ahubwo ari kurusenya. Bifashe icyumweru cya mbere, bifashe icyumweru cya kabiri, bifashe icyumweru cya gatatu. Umugabo agiye mu bavandimwe ati inkuru murayizi, uzi inkuru ijya kugera hanze byagenze gute? Ati umugore arananiye. Akunanije iki? Ejo bundi umugabo agiye mu bagore b'abandi, agiye mu bakobwa b'abandi kubera ikintu washatse gukora ngo uri gushaka kugira ngo uboneze nawe ukeneye kubyara utazi kuri gusenya. Ibintu mubyumvikanaho mugashyira hamwe. Ntabwo ikintu umuntu afata ingamba ku giti cye. Kubaka urugo ni ukuzuzanya, kubaka urugo ni ugushyira hamwe. Ariko ngiye maze kubibona nsanze kingo nyinshi ari abubatse n'abatubatse, ari abakristo n'abatari abakristo, ingo ziri kubananira. Ndavuga ati reka ngiye mfata uyu mwanya mbaganirize. Nubwo hari batarabyumva neza, ariko nzi ko barabyumva kandi bakabishyira mu bikorwa, bazabasha kubaka kandi bagakomera kandi bakanamenya ko Imana ariyo yubaka. Iyo Imana itubatse, umwubaka wese yaba akora ubusa. Mu kubaka kwanyu mushaka Imana bigishoboka, mushaka Imana hakiri kare. Abubakire nk'uko bivuga ngo umurinzi w'umudugudu yarinda, Uwiteka atari umurinzi waba ukora ubusa. Ubaye wubaka inzu Uwiteka atakubakiye waba ukora ubusa. Ariko ibyo bintu mwiharijeho ngo byo guhima abagabo ngo muri kuboneza urubyaro, reka mbivugeho. Ntabwo ari byo. Ingo nyinshi zigusenyuka kubera icyo kintu. Ukabona umugabo yanze kwirukana umugore we, akavuga ati umugore wanjye sinamwirukana, amfitiye abana, ambyariye Kagabo, ambyariye Karinda, ambyarira Nzamukunda, ambyariye abana 3, 4, 5. Ese none kamimye, none ko ananiye mugire gute? Aho cyangwa mujugunye kayo ushaka ni yaranje. Ugasanga umugabo ngagiye gutera akabyize hanze, ngagiye kwiyaranja. Umugabo umuti igisubizo gushaka si cyo nyacyo, ari kwiyaranja cyangwa yoroshye ubuzima, ariko ari gusenya. Umugore nawe wahemye umugabo ngo ngari gushaka kubaka urugo rukomere, ngari gushaka kwanga kubyara abana benshi cyangwa zidahekana. Ugasanga ntabwo ari ndahekana, nagakeneye kubyara ngo ushiramo igihe, ariko icyo gihe gushiramo ntabwo wazi, ntabwo njye afite guko baganira ngo bumvikane. Ikintu mbabwije mukuri, ibi mbivuze mbabaye. Ingo nyinshi aho hantu cyakwa mbivuze mu migani, abenshi baze kubyumva, ariko abubatse barabikurikira neza. Ese wa mudamu we cyangwa se wa mugore we urimo n'umugabo, uhima umugabo icyumweru cya mbere ukareba ivure, ku mugabo byatindukira. Icyumweru cya kabiri ukareba ivure ngo reka data, ejo bundi ni umunaniro, ejo bundi ni akazi, ejo bundi ni uburwayi. Ntuhereze umwanya umugabo wawe. Ejo niwumva ngo yagiye mu bagore uzamurenganya. Ntago mbivuze ngo niwo muti, nawe azaba gutandukira ijambo ry'Imana ko tubwire, ariko niko gusenya, muri gusenya ngo mutabizi.
ari abakristo ari n'abatari abakristo, aho hantu murahagwa, kandi nimutikosora murasanga murimbutse mu buri juru, n'ingo zanyu ziba amakimbirane hato na hato kubera ikibazo cyo kutumvikana no kubaka mutubatse, mwubakiye ku musenyi muzi ngo murubatse. Nabageraga inama kugira ngo muhindukire. Nariko n'umuvandimwe rero cyoreje ahangaha, icyo navugaga kugira ngo ngane umuvandimwe nawe ari ahangaha kugira ngo anyunganire namwe abunganire kandi abafashe kugira ngo twabashe gucuma urugendo, nibura Uwiteka akaza kudutwara tudafite ikizinga, tudafite icyaha, tudafite ikosa, tudafite ibibazo, ahubwo twese Uwiteka naza azasanga dutunganye, tuzamurikire ingo zacu, kuko ingo Imana yaduhaye ni kampani y'Uwiteka, ni umurimo w'Uwiteka. Mureke dushimire Uwiteka mu byo yaduhaye, twubake ingo zacu, dukunda abana bacu, dukunda abagore bacu, Imana y'umugisha. Rero muvandimwe nawe, nubwo navuze amagambo menshi ariko si menshi kuko ijambo ry'Imana burya byinshi ntabwo nabisomye, kuko hano havuga ngo umugore w'umunyabwenge, imigani ivuga cyane cyane ku mugore, ivuga ngo umugore ahirwa, umugore uba ku rugo rwe, umugore ukomera, umugore ukomeza inshingano ze. Ese wowe nk'umugabo wubatse, wenda ntibirakubaho, ariko ibyo bintu biriya ivuze cyangwa se mvuze, wowe ku ruhande rwawe ubyumva gute? Hano nguhaye akanya, nguhaye uburenganzira, nawe bwira dukurikiye uko ubyumva, uko ubibona. Nge rero ukuntu mbibona, yego, mbona ibyo byose mpereye ku kuba umudamu yashaka gusa no guhima umugabo, amwima icyo yakabaye amuha, kandi wenda gihari, atari no kuvuga ngo icyo yakagombye kumuha cyazindutse. Ngiye mbona ko uko guhimana kose akenshi abadamu bo muri iki gihugu cya Amerika bumva ko bakorera amafaranga, bumva ko bishoboye. Abenshi bumva ko niba aragira icyo akenera kijyanye no kugura, kijyanye n'igikemuzwa amafaranga, agomba kuyakemurisha ya mafaranga akorera muri kampani. Nyamara ntiyibuke ko ayo mafaranga ari kurata imbere y'umugabo, agashaka kuyamukandagiza, ari ubusa gusa. Ayafite kubera ubuzima Imana ikimutije. Imana igize gutya ikamurekuraho gato, ubwo buzima bumushoboza gukorera amafaranga ari gutuma ashaka gukandagira umugabo we, kandi mu gihe atari yakayabonye yaramwubahaga muri byose, bumvikana. Ariko reka amare kubona amafaranga, amare kujya muri kampani, aryoherwe n'udufaranga, umugabo namubwira yica amatwi, namubwira yica amatwi. Mbese ngewe mbona ahanini ikintu gisenya ingo z'iki gihe, mwene data, ngewe mbona ari ukunanirwa kujera neza amafaranga twashizwe imbere, amafaranga tugenda dukorera mu makampani atandukanye. Namara kubona amafaranga ndi umugore, nkumva ko nabaye ikindi kintu, nabaye undi muntu ukomeye, ntacyo umugabo yakongera kuza ambwira. Nyamara tukirengagiza ko ayo mafaranga aho kugira ngo adutandukanye, ahubwo yakabaye aduhuza, tukarushaho gukomera mu rugo rwacu. Kuko mu by'ukuri ijambo ry'Imana ravuga ngo turetse n'ijambo ry'Imana, abanyarwanda bakunda guca umugani bavuga bati kubaho ni ukubana. Hari igihe ushobora kuba muri bazima uyu munsi, ejo ugasanga warwaye, ukananirwa no kuba wahita usubira muri ako kazi, ugasanga wa wundi wari uri gutenguha udashaka kumvikana nawe, niwe ugomba kukurengera muri icyo kibazo wagize cy'uburwayi.
none mu by'ukuri rero n'ijambo ry'Imana ravuga ngo ababiri barutumwe iyo umwe aguye undi aramwegura kuko mu by'ukuri twe ubwenge Imana yaduhaye mu by'ukuri ni byiza ko tubukoresha neza kandi ikizatuma tubukoresha neza ni ijambo ry'Imana ko ijambo ry'Imana ku muntu wagiriwe umugisha wo kurimenya rimushyira ku murongo akwiye kugenderaho akagendera mu nzira nziza yabona n'ayo mafaranga ntiyumve ko yagiye hejuru y'abatayafite ntiyumve ko yagiye hejuru y'abatari bayabona kuko uyu munsi niba wayabonye undi akaba atayabonye menya ko nawe ejo ashobora kuyabona menya ko nawe Imana ishobora kumwibuka ikamuhereza uwo mugisha wo kubona amafaranga mu by'ukuri reka amafaranga atubera umugisha aho kutubera umuvumo hadutandukanye n'abo twashakanye kandi yakabaye atuma twubaka urugo rugakomera tugatera imbere mu buryo bw'umubiri tutibagiwe no mu buryo bw'umwuka kubera ko umuntu ari umukene byatuma yiganyira abaho yiganyira akiheba ariko niba Imana iguhaye amafaranga menya kuyakoresha neza wubaha Imana kandi ugerageza no kubana n'abantu bose amahoro kugira ngo ejo Imana niramuka igutwaye ko uyu mubiri turimo ari intizanyo turimo uyu munsi ejo tutazi ngo bizaba bimeze gute rero ni byiza ko twifuza kubana n'abantu bose amahoro ndetse tukabyitoza abadamu bafite abana bakabitoza abana bakabatoza ikinyabupfura bakabatoza kumvira Imana ndetse no gusenga bakabatoza kumvira ababyeyi ndetse n'abatarababyaye bakabereka ko umubyeyi wese ari umubyeyi wawe nubwo bwose atari wakubyaye ariko nawe ni umubyeyi wawe nk'uko mu Rwanda muri kiriya gihugu sitori yaho twakunda kuyumva bavuga ngo fata umwana wese nk'uwawe uko niko rero umubyeyi akwiye kubaha Imana agatoza umwana we inzira nziza yo kubaha Imana ndetse n'abantu kuko Imana tuyibonera mu bantu nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ati ese wakunda Imana gute utabonye udakunze mwene se ni byiza ko tubanza gukunda bene data badukikije bene data tubana bene data duturanye bene data dusenga hamwe n'abo tudasenga hamwe ntituryane ahubwo tugakundana kugira ngo Imana niza gutwara abayo izasanga mu by'ukuri twaragerageje gutura mu ijambo ryayo yadutegetse ijambo ryayo yadushize imbere reka ritubere umuyobora mu by'ukuri njye numva ari icyo navuga naguciye mu byo uvuga gatoya uvuze ko amafaranga abagore bari gusenya ingo zabo kubera gukora amafaranga akabashuka ese abadafite amafaranga bo ni bashobora kugira ibibazo kubera ibintu byo guhimana bagira ibibazo nibo baje kubiganiraho umuntu akagira ikibazo akakibika mu by'ukuri birashoboka ko umuntu yagira ikibazo akakibika ariko ashobora kukibika kubw'impamvu runaka ashobora kugira ikibazo wenda cyagakemujwe n'amafaranga dufata urugero nk'umugore cyangwa umudamu abadamu akenshi nibo bakunda kugira utubazo dukenera amafaranga cyane kuruta n'abagabo ashobora kugira ikibazo cyakaba gikemuzwa n'amafaranga ariko yakwibuka ko ntayafite n'umugabo bari kumwe bubakanye wenda ntayafite akaba yakwihererana icyo kibazo ariko nyamara atari uko yari yanze ukimubwira bitewe n'uko avuga ati wenda n'ubundi ninkimubwira nta mafaranga ndi kubona nta mafaranga afite kugira ngo dushobore gukemura iki kibazo ariko mu by'ukuri ikintu
ikintu kijyanye no kuganira ku bubakanye, ikintu kijyanye no kuganira ku bantu babana mu rugo turetse n'umugabo n'umugore bubakanye. Abantu ni byiza ko bishakamo umwanya wo kuganira, kuganira bituma abantu biyumvanamo, kuganira bituma abantu basabana, kuganira bituma urukundo rwirema mu mitima y'abaganira. Kuganira ni ikintu cyiza cyane mu by'ukuri, kuko iyo abantu baganira akenshi ntabwo bakunda kugirana ibibazo, kuko dufata urugero nk'ubu ngize ikibazo hamwe nawe, kubera ko nganira nawe ntabwo nshobora kukigumana, ntabwo nshobora kumara kabiri, kubera ko no kubika ikintu mu mutima kandi uzi neza ko atari byiza kukibika mu mutima, hari igihe kigenda kikakumunga ugasanga atari ibintu byiza cyane. Ni byiza kuganira na mwene so, mukegera. Uvuze kuganira byiza kandi ibyo uvuze ni ukuri, niyo byiza. Ese ikibazo cyo kugira ikibazo mu ngo, abantu bubatse bakagira akantu ko guhimana, kari akantu ko kakubaka urugo cyangwa kakasenya guhimana mu rugo? Kari akantu kasenya urugo cyane ariko kuko niba ari umudamu uri kumwe n'umugabo azi neza yuko icyatumye ashaka umugabo ari ukugira ngo ajye amubona, azi neza yuko umugabo yashatse umudamu kugira ngo ajye amubona. Ni ukuvuga ngo n'ijambo ry'Imana aravuga ngo ntimukimane. Kwimana ni icyaha, mwasezeranye mugahana igihe, niko birivuga. Ikindi nashaka kukubaza, ndibuka imbere ya kino kiganiro ko hari ikiganiro waje kumanza kuvugaho, narabasha kubona umwanya wo kugishyira online, ariko navuze ku bagabo. Ndavuga ati bagabo mukunde abagore banyu, ariko se yego abagabo bakunda abagore babo, ko no gukunda ari itegeko kandi rikomeye. Bibiliya ikavuga ngo bagore namwe mugandukire abagabo banyu kugira ngo abagabo bakunde, kandi ndiyava muganduke gusa ngo muganduke muri byose. Ese ukurikiye kino gihe turimo, wenda abatize nabo twamenya ibyabo, ariko ukurikiye muri sosiyete ya hano hanze ndetse n'abasenga, usanga abagore baganduka koko nkuko ijambo ry'Imana ribabwira. Niho mvuga ngo bavuye mu nshingano zabo. Ese wowe ubibonye, ndakubaza mwene data nk'umuvandimwe, nk'umuntu ureba impamvu nakwegereye, nuko nzi ko ufite ubwenge kandi umuvandimwe nkunda cyane ndetse cyane kurusha uko mbizi no kurusha uko abantu babitekereza. Wewe ubirebye, abagore koko Bibiliya ivuga ngo muganduke muri byose, ese barabyubahiriza, barabikora, baraganduka? Reka ntabwo baganduka nk'uko ijambo ry'Imana ribibategeka. Yego, none se abantu ubibona gute kandi abagiriye ihe nama? Mu by'ukuri nk'uko ijambo ry'Imana rivuga umugabo gukunda umugore we, n'umugore kugandukira umugabo we. Yego. Mu by'ukuri hari ibintu bimwe bikeya maze kubona, nubwo ntabwo namenya byinshi, ariko hari bike ngenda mbona. Hari igihe umugabo ashobora gukunda umugore we, akagerageza no kuba yamukorera byiza kugira ngo anezerwe, ariko umudamu ukabona ikintu cyo kuganduka ntabwo kimurimo cyane. Ibintu byo kuganduka muri iki gihe sinzi na kera ariko byahozeho, ariko njye ndavuga iby'iki gihe kubera ko nanjye sindi uwa kera cyane, ariko ngenekereje mbona abadamu ikintu kijyanye no kugandukira abagabo babo ari gike cyane, ariko ni nka 2% niba atari nka 1.5%. Abatari kumva ijambo ryo kuganduka ni ukumvira, mwumvire muri byose. None kubona ariko gake ari 1%, nihe nama bagira kugira ngo
babashe kubaka ingo zabo zikomere, zisubire kuri rwa rukundo bavuganaga I love you sheri, mashushu, shushube, utuntu nk'utwo twinshi, bagenda ubutereta kumva ko umukobwa ari we wa mbere ku isi, ukumva ko ari we byose ku isi, ukumva ko ugiye kubaka iryo juru rya mbere cyangwa rya kabiri, wamara kubaka wamagwiza umugore mu nzu ugasanga ibintu birahindutse, wamuzanye ubona ari we karabo, ari we muntu wa mbere, akava kuri pause ugatanya kwifuza abari hanze kubera kwa guhimana kwa gutumvikana. Niye nama wabagira kugira ngo basubire muri rwa rukundo rwa mbere, kwa kumvira, kwa kubaha kwa mbere? Mu by'ukuri nanjye ndi umuntu kandi ufite ubumuntu, bijyana no icyambere n'urukundo mukundana, icya kabiri ni ukwihanganirana. Umudamu arashobora kuba yakwirengagiza wenda bitewe n'impamvu z'umubiri, bitewe n'umunaniro bamwe baba bakuye mu makampani, kubera ko iki gihugu dutuyemo, iki gihugu ducumbitsemo, tuzi neza yuko ubuzima ari ugukora. N'umuntu udakora burya aba afite ibibazo byinshi cyane. By'ukuri rero umuntu wese ujya muri kampani ndamwubaha kabisa, kuko ava muri kampani afite umunaniro, ariko kandi nanone ntabwo twakwitwaza umunaniro gusa, kuko naho waba unaniwe umuntu byitwa ngo uramukunda, uramwumvira by'ukuri, ntago yagusaba icyo agusabye ngo ubure kukimushakira. Ijambo ryo kumvira, ijambo rijyanye no kumvira, ngo witwaze uwo umunaniro biba ubwa mbere, bwa kabiri mu by'ukuri nawe aho ngaho uba uri kugenda uri kubangama, kandi ari nabyo bivamo source yo gusenya kw'ingo tugenda twumva, kuko ingo nyinshi zigenda zisenyuka ku rwego rwo hejuru, ndetse ntabwo nzi niba na kera byarabaga, wenda niba tubimenya cyane bitewe n'ikoranabuhanga ririho muri iyi myaka yacu, ntabwo mbizi. Ubwo rero ikintu cya mbere mbona gikomeye ni ugukundana, kuko ukunda mu by'ukuri ntabwo wamwifuriza ikibi. Ntabwo naba nkukunda ngo nkwicishe inzara, ntabwo naba ngukunda ngo nkwicishe inyota, ntabwo naba ngukunda ugira icyo unsaba kandi ngifite ngo nkikwime. Habo mu by'ukuri nshobora kukikwima bitewe n'intege nke z'umubiri n'uburuhe bw'umubiri, ariko inshuro ya kabiri nanjye nkaba nakwikosora bitewe n'ubwenge Imana yaduhaye, nkatekereza none uyu muntu ko bimeze gutya na gutya, ngiye kubera iki ntamukemurira ikibazo, ko yambwiye ikibazo gutya na gutya, gute ngiye ntakwiye kumukemurira ikibazo. Nawe ugashyira mu nyurabwenge Imana yaduhaye, ukabasha gukemura ikibazo cya mugenzi wawe muri kumwe, kugira ngo ubuzima bukomeze. Naho ubuzima buraryoshye, ubuzima buroroshye iyo umuntu akomeje ibintu birakomera, yabyoroshya bikoroha. Naho ubundi icyo wavuze cyo kujya hanze, umugabo kuba yaca inyuma umugore we, umugore kuba yaca inyuma umugabo we, ibyo ni ingeso iba mu muntu, ni kamere iba mu muntu, kandi nabwo umuntu ubikora atyo aba atari yakizwa neza, hari intambwe aba atari yatera. Tukira akantu uvuze neza, tujya tunasoreze. Ese birashoboka kubona umuntu yaba yubatse kumva ngo ni umugore afite nk'umu boyfriend hanze, nk'uko ngenda mbyumva? Nawe ibyo byumva aho bishobora kubaho? Cyane, ariko ibintu nk'ibyo nibyo navuze, biterwa n'irari, biterwa n'umutima utanyurwa, biterwa no kudashima. Nshobora kugushaka uri umugabo wanjye, warashobora kumpereza ibyo nkeneye byose, ariko ejo byahinduka
ugasanga ntangiye kugira izindi ngeso bitewe n'iki, bitewe no kutanyurwa no kutakira ubuzima ninjiyemo, no kutakira ubuzima umugabo wanjye yinjiyemo cyangwa se umugore wanjye. Mu by'ukuri rero uyu mubiri, ubuzima ni ibintu bihindagurika. Uyu munsi nshobora kuba ameze neza, ejo bikaba byahindutse. Ubwo rero ikintu gikomeza urugo, ikintu gikomeza umugabo n'umugore, ikintu gikomeza umuntu nyamuntu ni ukwihangana, akihanganira ibimugerageza muri ubu buzima. Gusa ko no kwihangana bisaba izindi mbaraga, imbaraga zidatangwa n'umwana w'umuntu, ahubwo zitangwa n'Imana ishobora byose yaturemye. Mu by'ukuri mbona kubaka kose, umuntu yakubaka urugo rwiza rugakomera yubakiye rushingiye ku Mana. Wakubaka tubakiye ku Mana, by'ukuri urugo rwawe ruhora rujegajega bitewe n'uko utashize Imana imbere nikubera umuyobozi mu byo ukora byose. Yani muri ubwo muvandimwe rero Janvier urakoze, nanjye nakuzanye nzi ko uri umunyabwenge kandi ko ufite byinshi wabwira abantu. Twaganizaga abadukurikiye tugira inama abagore bubatse kugira ngo Imana idufashe namwe bafashe mubashe kubaka ingo zanyu zikomere. Abari kutwumva, abazatwumva n'abadukurikira mwese aho muri no hino mwumva n'ururimi tuvuga, twagize amahirwe yo kubona ubu buryo. Tubisaba Imana irabitwemerera. Ntabwo turi hano kugira ngo tubabwire ibintu bitabubaka, abo turakugira tubabwire ibibafasha, ibibungura, kugira ngo bitwungure namwe bibungure, ibibafashe namwe bafashe. Ni ukubura Bibiliya avuga ngo umunyabwenge yubaka urugo. Abari badukurikiye rero turasaba ngo mugire ingo nziza, mwubake ingo zanyu, mureme, Imana ibakomeze kandi ibareze umugisha. Abari bamaze guta imyanya yabo bakaba mu nshingano zabo, nyabona mugaruke mu nshingano zanyu, mugaruke mu mwanya wanyu, hanyuma mubashe gukorera Imana, mukore ibyo Uwiteka ashaka. Nawe gukorera Imana muri mu ngorane, mu bibazo bitandukanye, utari umwanya wawe, ntago ari byo. Burya biravango ijuru turihera hano. Iyo ubanye n'umufasha wawe mumeze neza, burya aba ari byiza kandi Imana byishimira. Ntabwo twari tugeneye kuba abakristo bo mu rusengero gusa ngo tugende twarakaranije n'abafasha bacu, tugende twababaje abafasha batubabaje baturakaje, ngo tugende ngo tugiye kujya imbere y'Imana, tugiye gusengana umwanda, tugiye gusenga ntabyo. Niyo mpamvu bikwiriye kugira ngo tujye tumaze twikiranure, dukiranuke. kandi nimba ari ikosa ryabaye, dore ko twese ntabwo turi abamarayika, turi abantu. Inama bagira corejeho, nimba ukosanyije n'umugabo wawe, nyabona mujye muba hambo cyangwa se muce bugufi, mumenye gusaba imbabazi. Kuko gusaba imbabazi ni ubutwari, kandi buryo usabye imbabazi arazihabwa. Abantu benshi bakunda guhagarara ku byubahiro no ku cyo bari cyo, ntibabashe gusaba imbabazi. Ariko burya isaba imbabazi nabyo bigaragaza burya ko wakozwe ku mutima. Reka mwe kujya mubana ibyaha cyangwa se ibibazo, ahubwo twabifuriza kubana mu mahoro. Ijambo ry'Imana uko ryatubwiye mukabikurikiza, kubivanga kuko umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata. Umugore ni urubavu rwawe, umugore ni akarakomora yawe, umugore ni wowe ubwawe. Mubane mu mahoro, ntago mukiri babiri, ahubwo mubaye umuntu umwe. Nta bintu bya babiri, nakuvanga ibi n'ibyanjye, nakuvanga ibi n'ibyanjye, ahubwo ubutunzi bwose mufite, ibyo mufite byose ni ibyanyu. Ni mpamvu nabwiraga rero kugira ngo mumenye kujera no gukontorora no kugenza neza ibyo mufite. Twari batoya kuri mwebwe, twari dufite bikeya kuri mwe, ariko iyo dufite kubasanganiza n'ibyo, nta kindi dufite cyo kubahereza, ni Imana yaduhaye. Imana rero ibahereza umugisha kandi bakomeze. Dushimiye abakoze subscribe kuri channel Umubwiriza Online TV, ndetse bagasharinga, bakuya n'abandi bashe kudukurikira, ndetse agatera comment ibyiza bakabishima, ibyo bakabigaya, tukamenya icyo tugomba gukosora. Batubwiye ngo abakristo benshi ngo ntago umuntu abasobanukirwe, ntago urasobanukirwa umukristo. Mumenye ngo umukristo yagaye iki cyangwa yashimye iki.
yagishimye nakubwira, yakiga nakubwira, ariko ni byiza kuvuga kuko buryo uvuze ufite ikintu cyo ku mutima nkuko batavuze ngo ikintu cy'abantu kutavuga, ariko iyo uvuze ukabya mugenzi wawe ubasha kuruhuka. Abantu benshi bakugendana ikibazo, ibikomere byo ku mutima umuntu adashobora kuvura kubera kutavuga. Nyabona mujye mugerageza kuganira, ibibazo byanyu mu birangize kugira ngo ingo zanyu zibashe gusubira uko zahoze mbere na mbere, uko mwatangiye mwongere mutangire kugira ngo ingo zanyu zigende neza. Imana bakomeze kandi ibahereze umugisha. Reka twongere twiyinge muri data rero, ashimira abadukurikiye n'abazadukurikira, kandi abakoze subscribe abashimire, abakoze share abashimire, na comment abashimire, kandi abatemeze neza tubabwira ngo mukomere, Uwiteka arahari kugira ngo bigenze neza. Abameze neza mushimire Uwiteka, abarwaye Uwiteka n'umuganga arakiza, turasema kugira ngo ibakize mu izina ry'umwami. Abihebye Uwiteka abahumurize kuko ari umuhumuriza w'ukuri, abafite ibikomere Uwiteka abyomore, abananiwe Uwiteka bashoboze kuko Uwiteka ni we se w'imfubyi, akaba umugabo w'abapfakazi. Muri kubona Uwiteka ntacyo mubuze, nimukihebe mushaka Uwiteka, Uwiteka ni byose. Imana umugisha, murakoze. Mwe data rero nimba nta kintu ufite cyo kongeraho, twafashe amasaha menshi kandi mwatwihanganira, yasenga isengesho rigufi abashimira tugasoza. Imana ibakomeze kandi ibareze ubuzima burambye n'amahoro meza. Nanjye mu by'ukuri rero icyo nasoza mvuga, turabakunda kandi n'Imana irabakunda. Mujye mukomeza mukurikirane ibiganiro tubagezaho. Mu by'ukuri ibyo mushimye mubigaragaze, n'ibyo mugaye mubitugaragarize. Mu by'ukuri byazajya bituma tumenya icyo dukosora mu byo tubagezaho. Mu by'ukuri Imana ibahereze umugisha. Amen. Rero mbere yuko dusenga sinzi nashobora kuririmba korasi gatoya. Wakaririmba ntacyo gutwara. Ni nziza yangiriye neza mutima wanjye, himbaza iyo Mana. Ni nziza yangiriye neza mutima wanjye, himbaza iyo Mana. Ni nziza yampaye amahoro mutima wanjye, himbaza iyo Mana. Ni nziza yangiriye neza mutima wanjye, himbaza iyo Mana. Kadusenge. Uwiteka Mana ushobora byose, mwungeri ubugingo bwacu, uri hejuru ya byose, twongeye gushimira no guhimbaza izina ryawe ntabwo cyubahiro. Mwami Mana, tukigira ngaha twakwishize mu biganza byawe kugira ngo uze utuyobore. None dukoze iki kiganiro, birashoboka ko hari ibyo twavuze bitakunejeje, bira byose ndakwinze kugira ngo utubabarire mu izina rya Yesu Kristo. Umugisha kandi mwene data wakoresheje kubwo kuvuga ijambo ryawe, nawe aho yaba yavuze ibidakwiriye umubabarire data, kuko turi abantu. Ariko kandi utwungura ubwenge, utwongerere imbaraga zo mu buryo bw'umwuka, kugira ngo nitubasha gukomera tuzabashe gukomeza abandi. Amen. Mwami Imana, hariho benshi bababaye, hari benshi bahangayitse. Uwiteka Mana ushobora byose, ndakwinze kugira ngo ubabere umuhumuriza. Abafite ikibazo cyo kutabona ibyo kurya, ubahereze ibyo kurya data. Mwami Imana, hari abadafite amacumbi bararamo, ndakwinze kugira ngo wowe utagira kunanira ubahereze amacumbi bararamo. Witeka Mana ushobora byose, cyane cyane bene wacu bari mu gihugu cya Kongo Mana, ndabakweretse kugira ngo ubibuke data. Ijambo ryawe tubwira ko nta kitagira iherezo, igifite itangiriro cyose gifite iherezo. Nukuri rero nkweretse ziriya ntambara ziri kubera mu gihugu cyacu cya Kongo, kugira ngo mwe Imana nkuko zifite aho zatangiriye, mwe Imana
aba ari nawe uzashyiraho iherezo ryazo mu izina rya Yesu Kristo. Nubwo bwose tutakwirengagiza ko ibiri kubaho byose biri gusohozwa ari ubuhanuzi buri gusohora, ariko Data ndakwinze kugira ngo ubashe kurengera intore zawe ziri kuharenganira, ubashe kurengera abakwambaza ku manywa na nijoro. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu Kristo turagutakambiye muri aka kanya, dore twebweho ubashije kuduha aka kanya ko kugira icyo tuvuga Mwami. Hariho n'abari kwifuza gusenga bakabura aho basengera, bakabura aho barangurura ijwi ryabo. Imana ubasange, ubagire neza mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinze kugira ngo utugarurire amahoro yo mu mutima. Abadafite amahoro Mwami uyabahereze, kuko ari weho mahoro y'ukuri. Ngaho rero ukomeze itorero ryacu rya hano muri Kentucky Louisville, turarikwereke kugira ngo ukomeze kuribera umwishingizi mu izina rya Yesu Kristo. Dukomereze abagaragu bawe waduhaye kugira ngo batuyoborere mu ijambo ryawe, ubungure ubwenge, ubungure byinshi, kugira ngo nubungura natwe tubashe kubungukiraho mu izina rya Yesu Kristo, kuko ari bo washize imbere yacu kugira ngo babashe kutuyoborera mu ijambo ryawe. Niyo mpamvu tubasabiye amahoro mu ngo zabo, tubasabiye imbaraga, tubasabiye amavuta ava kuri Data wa twese wo mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo uyabasukeho Data. Komeza utugire neza muri uyu mugoroba, ibyo ushaka abyo bikomeza kubaho. Amahoro yawe akomeza asabagire imitima y'ubwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Uturinde amacakubiri, uturinde Mana icyadutandukanya, ahubwo duhereze kuba amaso, duhereze gusenyera ku mugozi umwe mu izina rya Yesu Kristo. Dore n'ingo waduhaye nazo Data uduhereze kuzubaka mu mahoro, duhereze ubwenge bwo kuzubaka neza, kandi Data dushoboze guca bugufi, ndetse niyo twagira ikosa tugwamo ujye uduhereza imbaraga zo kubasha kurikosora mu izina rya Yesu Kristo. Ko urabizi turi abantu, turi abanyantege nke, twifuza gukora ibyiza, ibi bikadutanga imbere, kuko niko umugaragu wawe Pawulo yabivuze. Ariko Data byose tubishobozwa na Kristo uduha imbaraga. Nta wakora ibyiza atabishobozwe nawe, nta wagendera mu nzira nziza adashobojwe nawe. Umugisha wose utanga reka uduhereze, uhereze abazakurikira iyi channel y'Umubwiriza Online TV, ndetse n'abayifuriza gutera imbere Data, nabo ubaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Abafata akanya kabo bakicara bagakurikira ibiganiro bigenda bica kuri Online TV, Imana ujye ubahereza umugisha mu izina rya Yesu Kristo, kandi ibyo bumva bajye babasha kugira ibyo bungukiramo mu izina rya Yesu Kristo. Komeza uduteze intambwe, haba mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri mu izina rya Yesu Kristo. Reka uyu mugoroba wa none komeze kutubundikiza amababa yawe mu izina rya Yesu Kristo. Uru rugo rwa mwene Data komeze urushigikire, komeze uruteze intambwe mu izina rya Yesu Kristo. Ni wowe uzi ibidukwiriye byose, biduhera ubuntu mu izina ry'umutambyi mukuru ni Yesu Kristo tubisabyemo. Amen. Amen. Imana igumugisha. Imana y'umugisha mwebwe mwese mwadukurikiye. Twongera kwibutsa ko dufite indirimbo Njye na Mwene Data tugiye gusohora vuba, tuzabagezaho, kandi nizera ko iyo ndirimbo izabashimisha. Indirimbo iravuga ati ese kusinziriye. Tubayishiye byinshi rero. Na Mwene Data ndagushimiye cyane. Imana igumugisha kandi ikomeze ibereze amahoro n'uburame, ikomeze ikungura ubwenge, kugira ngo muri minsi turimo biravuga ngo mbese isi iri gusaza igasiga n'abayo, ngo nuyivaho uzasiga iki? Burya hari ikintu umuntu aharanira kugira ngo azarebe ko hari icyo yasiga imusozi. Imana ibaho umugisha kandi bakomeze turi kumwe. Bye bye.